muteganya kubyara umwana wa mbere ryari? Wa umwana ejo ndaramutse tuvugana kuri YouTube ejo kuri WhatsApp nkubwira nti rero buriya tugikora ubukwe sheri wanjye yari savunika twabona ukuntu dukora honeymoon none igihe kirageze aho warihanganye ngo ko mutabyara. Oh guys, hello. Myaka myinshi. Myaka myinshi ashize iminsi nyine tutaganira muratubona mu bindi ariko ntago mbese ashize iminsi tutaganira. Sheri washize imyaka 3 arongowe. Ma nduzi ko bavuga mu Kinyarwanda. Abantu mu mategeko ariko kambegetseho. Imana ishimwe ugashyize. Arongowe mu mategeko. Barambaza ngo none se ngo burya ngo mwakoze ubukwe ngo hagati mu ngo ngo mu intangiriro z'umwaka. None ndangije ndavuga ngo twakoze civile ubwo tubukora mu kwa karindwi. Bivuga ngo rero mu kwa kabiri ejo bundi twujuje imyaka 3 ariko ya civile. Sinzi niba mutano nabibonye n'amafoto twaposite twashyize hanze na ya civile. Nagaro ubukwe bwose. So rero urumva twasezeranye mu kwa kabiri mu bukwe busanzwe dukora mu kwa karindwi. Umva haciyemo amezi nka 5. Nashe 5. Byabaye ibirori after ibirori ubundi twega amezi yacu yose y'ubukwe y'ibiki aza kurikira. Ese ku munsi w'ubukwe ku munsi wa civile ni ikiwibuka cyagucanze? Sisa zinakuye mwe twagenze birenge. Harya ni bisanzwe si muri civile gusa no kuko bisanzwe nazikuye ariko yatijye uvuga civile uyu munsi. Civile ngiye ikintu nyibukira nuko twagize utuvideo twiza udufoto twiza. Hari n'abantu badupostinze batatuzi noneho umuntu arababaza donc umuntu kandi guys twe tutarakora YouTube twe tutaramenyekana. Nta n'ikintu twe twagakora even na TikTok twayitangiye tumaze gukora ubukwe bisanzwe mu kwa karindwi kwa munani gutyo nibwo twakoze na TikTok. Umuntu aradupostinga atatuzi munamubajije utuzi nyine aramubaza sawa abantu bapostinze arabaze ngo reka dango nawe udufoto ducicikana ngo nanjye ndapostinga. Rubango twabamaye tutaraza mpayinga data. Akandi gakoryo nakoze kuri uwo munsi nagiye kumufata mu rugo ngo tugende ku murenge nsanga yiteye makeup nyinshi ntanzihanagura. Nagazaga yarambwiye muzuko wagira ngo ntaga. Nabonaga kabirangwa. Muzuko ngo wagira ngo ntaga ari wowe. Ako nta nubwo zari nyinshi cyane ahubwo ruko shira taramenyereye makeup. Nubwa mbere nabonye shira wanjye afite izo makeup. Nubwa mbere nabonye makeup nyinshi. Twerukanaga mu Buhinde twibereho kijama n'ibituta. Rero rega narakuze naje ntago nyiri janda amaseri narwo ndi jambo solo. Umva rero tumaze iminsi tubicelebra mwabonye ama video mwabonye Severant ko yagenze. So umunsi twatekerezaho tagomba kubyihererana tuba ati reka tubasabe bagira ibibazo babaza kuri channel. Hari ibibazo by'amatsikano bagiye tubaza tugiye yari ibibazo bifunga ibibazo byinshi nuvuga ngo twabivuze mbere noneho bikubitana na celebration ya Severant bikubitana n'ubukwe nuko birangira bibaye. So noneho tuburko twa uploadinga video zose noneho tuba batureka tutegereze niba zibanze birangire kuza tubisubirize rimwe. So sheri wangire nuzi gusoma ariko ntagaze gukoresha telefone nanone ubumva ni ikibazo. So ngiye kumushiraho ibibazo njyewe yanjye mba nayitaye abafite iyo barayitaye yanjye akaza complaining'a ngo yanjye ngikora nabi. Telefone ni ikibazo n'urubazo. Okay. Uziko no mu kwa karindwi mu gihe cy'ubukwe nabwo ducelebrating ibintu byinshi. Nibwo sharagira anniversaire 10 ducelebrating ubukwe ntitwabukoze ku itariki 10 tukamucelebrating 28 iminsi kwa karindwi nyewe kugira ngo hagiye umugabo ati nuko nayicanga ni kintu kwa karindwi biriva nanjye ukwezi kuri cyo kwa munani 28 tubikaba bibaye ibi 28 ngayo nguko nari muzi ko turi impanga twe tuvuka 28 so guys tujye kwasubiza ibibazo tubaza abantu bagiye bibaza. Ikintu gishimishije nuko ari ibibazo nabonye abantu baretse pe bajye bakomera mu mwami Yesu sibyo. Mwami Yesu yakomeza abadukomereze nimbuhera ku byo hasi nimbuhera ku byo hejuru cyangwa nuko hejuru. Hari umuntu wanditse I love you so much Sengimana Evariste we love you too. Immaculée love you guys. First question Karine ni muntu ki afite abavandimwe
ni wa kangahe wa kamere ku cyambere ese Karine ni muntu ki? Karine ni umuntu uraho wisekereje Butare. Karine ni umukobwa wavukiye Butare, arahakurira, ahiga primaire even na secondary one. Ariko ndahize Butare cyaheze nahize Butare mu wa mbere no mu wa kabiri no mu gatatu even nahize Butare. Ariko ntago ariho nari nkiba icyo gihe, nubwo nahigaga ntago ariho nari nkiba. Yes, ubundi ndi umukobwa kundira kwiga. Kaburi umukobwa, umumama, umugore, ntabwo umugore ushima Imana, ugunda kurya ifiriti, inyama na salade. Ibyo bintu urebye binshishikaza. Ubundi nikikindira nde ugiye gusaba interview y'akazi bakwirukana. Umuntu ikihereye ku biryo. Nese ndeke kuvuga kurya kandi ubu nabamagaza ntibabashuke atabisubiza mu buryo byumva. Urumva ikindi nkunda kureba filime, nkunda kubyina no kumva umuziki sometimes, cyane cyane niyo mbabaye numva. Agakunda no kurira. Wabimenye ndamubasubisha. Ayiwe ati afite abavandimwe. Yes, ndabafite, turi 5, ndi wa 4. Ndi hafi ya bucura ariko ntabwo ndi bucura. Ikibazo cya kabiri ngo habayeho gusubiza ibihe inyuma, wumva wakora iki cyangwa wahindura iki wagakwiye kuba warakoze ariko utakoze? I mean in your relationship. Si ni ikibazo kimwe cy'umuntu mu kibazo Karine. Ngo habayeho gusubiza ibihe inyuma, wumva wakora iki? Ngo cyangwa nahindura iki muri relationship? Hana kimwe. Mu by'ukuri ndanyuzwe. Niki naba ntarakoze, niki naba narakoze ntakoze muri relationship. Ikashirangira musubiriza aho hantu. Muri relationship. Nyine muri relationship muri rusange ni aba ari urugo ko rumeze. Hari abantu twahaye umwanya batwicira ubuzima, iyo tubavoidinga kare ntabwo biba byarapfuye. Cyakoze cyo. Buriya hari delay umuntu agira mu buzima. Nyine hari igihe umuntu ashaka kwica ntupfe ariko akagukereza. Njye nagize ngo relationship yanjye bwite wenda. Iyi niko ntekereje ikibazo, ariko bibaye ari gutyo. Gisubiza mu buryo wabyumvishe nawe. Urumva kibaye ari uko wakibajije ubaza nyine njyewe ku giti cyanjye, numva nta kintu nasubiza inyuma. Uko ndanyuzwe mama n'umugabo dukundana, tubyumva kimwe, tubigendamo neza. Akantu mwakumvisha. Yes, urumva. Ariko bibaye ari ibintu biri hagati mu rugo rwacu, ntabwo nakongera guha umwanya abantu baza kunsenya. No. It happened. Okay, wabwira iki abakobwa bari hanze bafite pressure y'imyaka? I mean babona imyaka yihuta nyamara they don't meet their soul, then bakagira ako ga pressure things. Abo bakobwa rero inama nabagira, nababwira nti imyaka yawe ntago donc nta wirukanka mu bintu bitari ukuntu bitekereza. Abantu ikintu ngiye nababwira, ntago pressure wareka kwigira. Ni ubuzima, urumva, especially society nyafurika niko bimeze, sibyo? Ariko nanone warashinga kubera yuko aho kugira ngo wirukanka ugende ubane n'umuntu umwaka umwe mukore divorce, beta ko utegereze ko uzagenda utinze ariko ukagenda ukaramaye. Niko mbitekereza. Yewe ikintu cya pressure navuga, ikintu nakivuga ni ikintu nari ngiye kukivugaho. Ntabwo ngende ndumva pressure yakwicira ubuzima ngo ufite pressure ngo yo gushaka, kuko ntawe ushakiye uzaba wishakiye. Rero agahinda ko uzagira abo bantu, iyo pressure wayishyira ku ruhande. Nuko urugo ukagira success ni wowe, nuhomba ni wowe. Nyuma y'ubukwe bavuze ngo turatwikuruye, abakwikuye ni wowe n'uwo mujyanye, abandi ntabwo biba bibareba ibindi bigiye kubera inyuma. Rero beta ko ubanza gushishoza neza, ugasenga, kuko nicyo kintu nabonye cyonyine gishobora gufata urugo cyangwa se gishobora gufata ibintu byose tubamo mu buzima bwa buri munsi. Ushaka gusenga pe ngo hero Denise Ngabire, ndabakunda cyane, mbifurije ibyiza, ariko se basi mwakundanye igihe kingana gute mbere yo kubana? Mbasabe muzakomeze mukundane kugeza mushaje, abana banyu bazabarebereho urugero rwiza nk'urwo mumpa. Nanjye ndi umubyeyi w'abana 2 ariko mbakunda cyane. Thank you so much Ngabire Denise. Mbere yuko tubana twakundanye imyaka 6, hafi 7.
twari turi kwinjira muri 6. Okay. Ni 6 ubwo ni narabibaze nabi. Utuje njyewe ndagira ngo mbabwire ko mbakunda cyane, natwe turagukunda cyane. Edmond ndahishakiye. Ndahishakiye cyane. Edmond ahishakiye. Yari birafatanye narabisomye bifatanye. Sorry. Mwese murazi gukina plank neza vraiment. Chacun d'entre vous restez sur son sujet. C'est qui c'est bon vraiment. Waouh. Chérie, ngiye kujyana mu Bubiligi. Iki gifaransa urumva? Cyase nagitaruka ko ntacyo numvise. Ukuntu ugisomye ntago uzi meaning. Oya, ngo okay. Komera. Chacun d'entre vous restez sur son. Retse gato. Tangiye kubura message kubera ururimi. Guys, reka pase best. Na comment ndi wowe mu gifaransa. Ngiye mvuga icyo gusaba ibiryo gusa. Nyine twese iyo turi gukora hagati yacu. Okay. So, hagati yacu iyo turi gukora planka zacu buri wese abari kuri sije. Donc nta utandukanye. Kandi nyine ni bya dukundira c'est bon vraiment. Merci beaucoup. Rusine wana ngo niriye kosa umwe muri mwe yaba yarakoreye undi rikamubabaza cyane. Ibyo bihe ntabyo turagira. Bintu bidasanzwe nyine habaho kutumvikana bisanzwe byo mu rugo, ariko nta kintu kidasanzwe kibabaza umuntu kirabaho hagati yacu. Ngo njyewe mbikuye ku mutima mbifurije urubyaro kandi nizere ko Imana Data twese uri mu ijuru azabikora nta kabuza. Amen. Turabyakiriye mu izina rya Yesu. Uwase Angela ndabakunda. Ikibazo ni iki? What's the secret of happy marriage according to you? Nibyo mwanyuranyemo, your experience, our experience. Hani subiza. Happy marriage cyambere no kuba ufite umuntu kumva nawe mwumva. Icyo ni kimwe. Ntago byaba ari bibi ubanye mufite n'amafaranga, ariko amafaranga aza nyine aza kubera ko nyine nimba urimo no kurya ntubitema amarira. So icyambere no kuba umuntu akumva. N'ubushobozi buhari fine, kuko nyine nimba ari kwishyura inzu, nimba mutayikodesha namwe byari fine, ariko nimba ari kwishyura inzu akishyurwa inzu ukagira. Ariko happy marriage no kubura uwo muntu muri kumwe akumva nawe mwumva, ukamukumbura ukumva amuhangayikiye. So icyo ni kimwe. Ikindi yabaje nyine according to our experience, ibyo twanyuranyemo, experience yacu twe twaciye muri byinshi, nta nifuriza undi muntu wese kuzabicamo. Ariko nyine buriya ijambo ry'Imana ratubwira ngo nyine iragukora ikagutunganya ikakora izahabu ikagucisha mu ruganda kugira ngo uzavemo ushyitse. So twaciye mu muriro twebwe, urumva ibyo bintu biranaduhangayikisha mu buzima kubera ko twizeye abantu, ariko nyuma tumaje gusobanukirwa uko umuntu ubundi nimba ubona ko umuntu aje atakugira inama kugira umumaro, mwavoidinga hakiri kare mbere uko agukereza, kuko demo umuha umwanya akwicara umutima ukarara umutekereza. Ariko icyo gihe tumaje kwigizaho ibyo byose, ikintu nshaka kubamenyesha ko nyuma yo gukora ubukwe niwe n'uwo muntu mubukoranye. Nimba uzi ko umuntu mugiye gushakana atari best friend wawe, bumuretse kubera yuko hari uzashituka musigaye mwenyine, ahubwo musigaye nyine muri babiri, noneho nyine mutabaye inshuti mwitana abamwana mutangira kuryana. Ndakubwiza ukuri, Uwimana Solange, umuntu ukuri njye nta kibazo mfite cyo kubaza, ahubwo nashakaga kubabwira ko mbakunda. Thank you so much Uwimana Solange. Ikibazo ihirwe Eva. Ibibazo nabaza ni byinshi, gusa Imana ikomeze ibarinde mu rugo rwanyu. Ndabakunda cyane, nifuza no kubabona. Eva. Okay, thank you so much. We love you too. Arigiye tuzahura tu. Solange Kamugisha yambi abashumi. Imana ikomeze ibubakire jewe. Kubakunda ni kwakundi. Ikibazo cyanje rero muzagaruke mu Rwanda. Muzagaruka mu Rwanda ryari muhezagirwe. Mu Rwanda. Kanda kuri message hano. Mu Rwanda
ntago turateganya kuhaza ariko biri muri gahunda zacu kuko niho mu rugo aha hose byose twarabipanze ukwezi ko tuzaza birapfa ubu dushaka kuvuga ngo ukwezi gutaha tuzaza nabwo bigapfa rero beta ko umva ko ni suni tu gusa tuzaza. Okay, Musangamfura Theophile, ese mufite umwana? Oya, dufite abo tubereye ba tante na ba tonto. Ngo gusa nifuza kuzahura namwe, sinzi inzira bicamo ariko nzasenga Imana ibimfashemo pe n'ukuri ntago ari buryarya seriously ndabakunda. Imana Solange. Amina. Solange, thank you so much, we love you too. Hanyuma kuzahura buriya twazabipanga, no worry. Yeah. Mwese mukora iki mu buzima busanzwe tuvanyemo ibya YouTube? Kora mu mifuka. Turi. Ngo Karine ngo bayariba. Ngo byari byiza ngo ntibamukeka. Ngo byari byiza ngo nge ntawanyeka. You guys dukora ni nundi wabibashije. What is your professional career? So reka nze mbabwire. Guys, ntago bari ngombwa ko umuntu abimenye cyane ko icyambere cyo ntago turimo gusaba akazi. So ikindi YouTube ko muyibona uburyo tuyikora ntago tukikora byene biba ngo yagutunga, tubikora just for fun kuko ntago tugishyiraho video kuri standard y'abantu bakora abantu batungwa na YouTube. So byari ibintu nkora byanjye bya online kuri company zo muri Canada, nawe ari hanakora muri Kenya, ari company abereye brand ambassador. Iyo ntabanga arimo mujya mubona yamamaza agikora yamaze by'imisatsi nibyo ariko ntago turi bujyemo in deep ngo bikora gute ngo bakora gute nibyo. Hari undi wabajije ngo mbere na mbere ndabakunda ngo muteganya gusubira mu Rwanda mbese musengera muri Hedini. Mbere na mbere natwe turagukunda Delphine masengesho. Guteganya gusubira mu Rwanda, yes, rugo dusengera muri Hedini. Dusengera muri ADPR Inyarugenge. None ndabakunda, ikibazo cyanjye si ubumubahe mu gihe gihugu biradukunda Epifani. Ubu turi Kampala. Ubu turi Kampala natwe turagukunda. Okay, ikibazo cyanjye ndakibaza Karine ko ukunda gufuhira umugabo wawe cyane, aramutse akubwiye ko ngo yiboneye abandi ngo arigendeye byanyabyo atari plan, wabyitwaramo gute? Ndabakunda cyane, nifuza ko abandi mbona ko Genevieve we Yesu Kristo. Mbega ikibazo ni urubazo. Okay. Normal nyine umuntu ajya arafuha mu buzima busanzwe, urumva ntabwo ari njye nyine n'umuntu wari wese ufite umuntu akunda aramufuhira byanga byakunda ko byaba bimeze kose. Hanyuma njyewe ku kanya bimbayeho ntabwo ngiye kwirarira ngo nabigenzane, nshobora no guhera cyangwa nka w'igihumbi. No, ibyo ni nka byende bakubaza ngo gusanzwe umugari mo guca inyuma ni ibintu nyine uko ufata umwanzuro ko ibintu bikubaho. Nkubereka nkubwire ntabwo umenye nkubereka nkubwire nko mu minsi 3 ishize hari umuntu wandakaje ndababara, urumva umwanzuro nafashe mu mutima icyo gihe utandukanye n'unafata hashize iminsi 3 nyuma y'ikimwe nshaka gufata undi kubera iki ibintu nk'ibyo biza bikagutacinga kuri level yo hejuru. Ntabwo wabanga wakora ikintu uri bukore ntagiye wagikura nuko nyine kibaye nibwo wamenya ngo urakora. Ako kanya ushobora kuvuga uti nk'ubu nkanjye aka kanya navuga ngo mufashe namukubita cyangwa wenda tuvuye ubundi se umuntu akubwiye ngo arakwanze wakora iki nyine ntiwakwiyahurura umuntu mukurikiye n'icyamba cyane nkubeshe nta kintu wabihinduraho uretse kubabara nyine tu niko mbitekereza. Sasa rero ibibazo byanjye mize mbura ahantu bigiye birashize oya byari bitarutse. Okay, noneho undi yabajije ati se ko mbabuze okay, Karine uwagusubiza ubukobwa wakongera ukemera arike cyane bikomeye uwahodora cyane kuko ni best friend wanjye. Yes, you cyane ngo none se ni ikihe kintu cyiza wamubonyeho gituma wumva nta wundi muntu wamunganya mu buzima bwawe? Ikintu cyiza namubonyeho nuko ankunda agakunda n'abantu. Uri ufite umuntu ugukunda ubiha agaciro,
nuruzi nk'uko mwirirwa mutubwira ngo muradukunda ntimugire ngo babipfa gusa no kuko hari igihe feeling alone ariko ugahita wibuka ko hari abantu bagukunda kandi bakeneye kubona uri strong. You have to, even if nta mbaraga, even if ubona ibintu byapfuye ariko tuvuga uti you know what, hari abantu bandi bandeba bankeneye kumbona ndi strong. So rero mukundira ko ankunda bikanyura biranyura pe. Okay, ngo none se nicyo kibazo. Ikindi kibazo Karine, ni uwuhe muhanzi w'i Burundi ukunda? I Burundi Dramati. Ahubwo nakwandikiye ngo reka aracyakunda Dramati. Double J, Kiriku, ariko hari undi we Fernando. Rengwerwa ko mama shishe. Hari indirimbo ye ntari nzi ukuntu yitwa n'ubu ngubu manzi ntarabyibuka neza. Bakoma amashyi. Beremunda. Ni Beremunda? Ntabwo mbyibuka cyane. Nimba mbivuze nayo mbabarire kabisa. Abonye ibintu byari bivuga nabi bikaba ikibazo. Darlene, muri mwese ninde ufuha gusumbya undi? Ikindi ni iki musenga musaba Imana ibakorere mu rugo rwanyu mutarabana muri iyo myaka 3 mumaranye? Pardon. Ngo ninde ufuha gusumba uwundi? Ashobora kuba ari njye. Ashobora. Arafuha ariko we ntabigaragaza nkuko njyewe nshobora kuba mbigaragaza. Ngo ikindi ni igiki musenga musaba Imana ibakorere mu rugo rwanyu mutarabona muri iyo myaka 3? Ni igiki mwasengeraga? Nicyo ashaka kuvuga hari. Birashoboka. Ngo Imana izabakorera mu rugo rwanyu. Cyangwa se ni igiki musenga musaba Imana ibakorere mu rugo rwanyu mutarabona muri iyo myaka 3 mumaranye? Ubuzima ko bari burebure. Ni byinshi guys, ni byinshi. Imana muri iyi minsi nta nubwo igisubiza direct. Gusa nyine wenda no, icyo ngicyo ntago aruko tutarakibona, ahubwo nuko gikomeza ari cyo gusengera, kuduha urugo rwiza rukomeye, cyo ni ikintu gihoraho ho rusengera. Ese mufite abana? Umutesi Josiane hoya. Celine Iriza, hey, ni ikihe kintu buri wese muri mwe yakoze kitari kibi ariko yumva kimutera isoni ku buryo akibwiye undi byahindura uko amubona? Cyo ntacyo kuri njye. Sumba wakivuga nari ikintu tutabwiranye najya kukivuga kuri kamera koko. Donc ngo bitari mu buryo bubi ariko nyine okay, ngwexi yari asanzwe akuzi nk'umuntu utekereza kuri buri muntu kose, kuri buri kantu kose, ariko hakaba hari ikintu wakoze utagitekerejeho ku buryo ubimubwiye yakwibaza niba ari wowe wakoze ibyo bintu. Example, nanjye ngo example. Niba yari asanzwe akuzi nk'umuntu utekereza kuri buri kantu kose, ariko hakaba hari ikintu wakoze utabitekerejeho ku buryo bimubwiye yakwibaza niba ari wowe wakoze ibyo bintu. Ibyo ni ibintu bisanzwe, hari igihe ukora ikosa kandi semvuge nguki nyine utabigambiriye, ariko nanone bikaba nta kintu byahindura muri relationship yanyu, ahubwo wenda nawe ubwe wabikoze hari ikintu tubona ko atari wowe, umuntu ntago yari wakwaneza ukavuga ati kundi nabikoreye iki ni ibyo ngibyo. Twebwe ibintu byacu bya buri munsi cyane ko tubiganira umunsi kundi kugira ngo bitabe birarane. Iyo bibaye birarane biba bibi. Nuvuga ngo akantu kose kabaye niba ariko tunahorana tuba turi kumwe kenshi tubiganiraho bikarangira, nta bintu birenze. Muteganya kubyara umwana wa mbere ryari? Umwana ejo ndaramutse tuvugana kuri YouTube, ejo kuri WhatsApp. Nubwani rero buriya tugikora ubukwe, sheri wanjye yari savunika, twabona ukuntu dukora honeymoon. Nabyo ndi by'abantu badukereza, baraza baritambika, biradukereza, ariko tugera igihe hari igihe kizajya tugasohoka tukaruhuka mu mutwe. So abantu batubona tujya Kenya, tujya Tanzania, tuza mu Bugande, ntago ko twebwe dukora online. Hagaru uko hari ikintu tuje kwakora kidasanzwe, twe tuje kuruhuka mu mutwe n'ibintu twashaka kwibagiza. So nuvuga ngo honeymoon irarangira, abantu tuyishyiramo noneho ubu ngubu ibintu byadutegaga bimaje kuva mu nzira. Anytime
ibyinshi byari uguhindura uburyo bwacu kugira ngo tujye kwibagirwa bimwe dutangire ibindi bishyashya, ariko no mu buryo bwa YouTube hari ibyo twashakaga guhinduka, hari ibyo twize, hari n'ibyo n'andi maproject dukora nyine igihe muzayamenya igihe nikigera. So ntabwo twabwira ngo tubabyara mu gitondo kuko ari Imana ibitanga, ariko noneho igihe kirageze. Noneho warihanganye ngo ko mutabyara. Ese kutabyara Ikibazo kiratangaje ngo ko mutabyara. Really? N'abantu yabibajije neza ati muzabyara umwana, muteganya kubyara umwana wa mbere ryari? Ariko umuntu kwaza ngo kutabyara. Wow. Ntabwo tubizi. Speechless. Ngo niyo nkuru Patrick, Luka usanze Karina guca inyuma, what you gonna do? Oh yeah. Akenzi. Nagusubiza aho ngaho. Nta kintu wamenyerega ibintu bitakubayeho utari muri situation, you don't know what to do. I'm telling you. Iyi message yanyu iragira iti hello, I would like to know what do you do in real life? Twabisobanuye. Undi witwa Murungi atubwira ati ndabakunda, we love you so much. Dukora remote ibintu nyine. So ntabwo ndi busobanure ngo nakazi ki, ariko nibyo. Twebwe akazi kacu kaba online. Ni online. Kandi ntabwo ari mu Rwanda, nta nubwo ari muri Bugande. Nuvuga ngo twakora dushaka turi hose. So rero iyo tutakoze YouTube hari ibindi turi. Ya birana ni nayo mpamvu ubona amaze cyane umwanya wo gusora video buri munsi. Tukiri mu Rwanda byari full time. Navuga ngo nicyo kintu cyinshi. Ariko ubu ntabwo ari byo tugikora. Byaje ku ruhande. Ariko ubu ngubu kuva twava mu Rwanda ntabwo twigeze dukora YouTubers. Twabitry inzo nk'amezi ngaya mbere. Turabihagarika. Turavuga rero bihindura imivuno. Yeah, surely. So guys, rero nizere ko nyine abantu mwatubajije mwasubijwe ibintu mwagombaga donc ibyo mwashakaga mwabyumvise ko twabibabwiye. Hanyuma abantu bakomeje kubaza icyo kibazo cyo kubyara cyo nari naravuze ko ntazongera no kukivugaho. Gusa ariko twabasubije. So twababwiye ngo mutubaze, nta nubwo tuba twashyizeho limite ibyo muri gutubaze cyangwa utari gutubaze. So ndibaza rero arakagaruka mukomeza mudukunda tubakunda, kandi thank you so much ko twageze hakuze ko twacelebratinze ibintu byinshi 10k. Ikindi turabashimiye 10,000 byarageze bya sub, 26,000 kuri TikTok, na 50,000 kuri Instagram. So no muryango munini rero. Urumva hiwe guys, thank you so much aho mugejeje mukora, aho Imana igejeje bashyiramo umutima wo kudukunda no kudusupporting, ikomeze bapushinga no kureba zira video. Urumva mu izina rya Yesu ndabasengeye. So guys, rero mwakoze, abantu bumvise ntavuga neza, ndarwaye mu kanwa. So wayigifu ndimo byanya fix mfite dusebe mu kanwa, nimugire ngo namefiye kuntu. So sibyo ni byo, turabakunda, Imana ikomeze baturindire. See you in the next video. Morning sun breaks through the blinds, our dreams unfolding.